Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashima Imana muri kino gitondo. Imana yongeye kutugirira neza, ikabiduhaye umunsi mwiza, umunsi w'umugisha ku buzima bwacu. Haleluya. Uwiteka abishimire mwebwe mwese mukomeje kubana natwe muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Arsene Ndikumana. Imana rero yadushize ku mutima muri iki cyumweru kuganira namwe ijambo ryiza, ijambo ritwigisha rivuga ku byiza tubona igihe tubashije kurama Imana neza. Yesu ashimwe cyane. Impamvu tuvuga ngo kurama Imana neza nuko hari abantu benshi batarasobanukirwa ino concept yo kurama Imana. Ese kurama Imana ni iki? Kurama Imana nkuko twatangiye tubivuga abo twabanye, ni igikorwa cyose umukristo yerekeje gukora agamije guhesha Imana icyubahiro. Kurama Imana rero birenze gusa ku gucuraranga za gitari, piano, ibisirimba no kuririmba. Kurama Imana birenze ibyo twayituzi, ahubwo ubuzima bwacu, imibereho yacu, ibyo dukora, ibyo tuvuga, ibyo tugenderamwo byose bigomba kuba biramya Imana. Haleluya. Rero igikorwa cyose werekeje gukora, ugiye gukora, kigomba guhesha Imana icyubahiro. Iyo rero ukoze ikintu cyose gihesha Imana icyubahiro, uba uramije Imana. Mu yandi magambo, iyo ukoze ikintu cyose gihwanye n'ijambo ry'Imana rigusaba, gihwanye n'icyo Imana igusaba, uba uramije Imana, uba uhaye Imana icyubahiro. Rero iyo ubikoze neza, iyo ubikoze mu kuri, ukabikora no mu mwuka, haleluya, hari ibyiza, hari ingaruka nziza ubona iyo waramije Imana neza. Abo twatangiranye twaravuze ngo ingaruka ya mbere, iyo tubashije kurama Imana, Imana itwuzuza umunezero n'ibyishimo kandi bihoraho by'iteka ryose, ry'ibihe byose. Uyu munsi turaza kuvuga ikindi cya kabiri. Iyo turamije Imana n'umutima wacu, n'umutima wose, mu kuri no mu mwuka, Bibiliya iratwereka ko Imana itwishimira. Haleluya. Imana iratwishimira. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zefaniya igice cya 3 umurongo wa 17. Zefaniya 3:17. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka Imana yawe iri muri wewe imbere. Haleluya. Abantu benshi uyu munsi hari igihe batekereza ko Imana iba mu masengero bubatse neza, bagashiramo ibyuma byiza, amakaro, sound system, everything, ibintu byose bimeze neza, bakibaza ngo Imana nihituye. Oya, uvici ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka Imana yawe iri muri wewe imbere iwawe mu mutima. Haleluya. Imana nihituye. Ntukajye kuyishakira mu misozi, ntukajye kuyishakira mu mazi, ntukajye kuyishakira ahantu hatandukanye. Imana iri muri wewe, igendana nawe. Wewe wakiriye Kristo, wewe wakiriye umwuka w'Imana, mwemu yera, Imana iri muri wewe, ntukayishakire kure. Haleluya. Umurongo urakomeza uvuga ngo ni intwari kandi irakiza. Haleluya. Imana yacu irakiza kandi ni intwari, ngo izakwishimana inezerewe. Haleluya. Ngo izaruhukira mu rukundo rwayo, ngo izakunezereza iririmba. Yesu ashimwe cyane. Imana, haleluya, iyo twayiramije irishima, iyo twakoze ibyiza iranezerwa. Haleluya. Ngo iratunezereza, ngo izakwishimira inezerewe. Wari uzi ko iyo ubayeho ubuzima bwo kunezereza Imana, iyo ubayeho ubuzima bwo kuramya Imana, iyo ubayeho ubuzima bwo guhesha Imana icyubahiro, Imana nayo iramanuka ikakwishimira kandi ikakunezererwa. Haleluya. Iyo Imana ikunezerewe rero, iyo Imana ikwishimiye, iguha ibyo umutima wawe ushaka, iguha ihaza kwifuza kwawe. Ugenda urabe mu buzima busanzwe, iyo umuntu wamwitwayeho neza, ukamukorera ibintu neza, ukamushimisha, akazi yaguhaye ukagakora neza, ibintu byose ukabikora neza nk'uko yabigutumye, arishima. Haleluya. Iyo yishimye arakugabira, iyo yishimye turi amagambo meza. Imana Data nayo nuko. Imana Data n'umubyeyi wacu, iyo twayiramije neza, iyo twakoze ibinezereza, irishima. Haleluya. Ndagusaba nshuti yanjye muri kino gitondo, wongere kandi wiyemeze kunezereza Imana, wiyemeze gushimisha Imana mu bikorwa byawe, mu byo uvuga, mu byo utekereza. Ubuzima bwawe buba ubuzima bwo kurama Imana no kunezereza Imana, nayo izokunezereza. Bya bindi wifuza kubona, bya bindi ukeneye kubona. Haleluya. Imana izobigwa nubasha kuba ubuzima bwo kwinezereza. Rimwe mu buzima bwanjye, abanzi
nakunze kubaho mu buzima bwa gihanzi bwo kubyina, mbyinira abantu mu makwe, mbyinira abantu mu makonsere, mu bitaramo bitandukanye. Rimwe nkajya mbyina abantu bakishima, bakama amafaranga, bakanyatura amagambo meza. Abo ni abana b'abantu. Imana nayo twayikoreye ibyiza, iyo twayiramije, iyo twayishimishije, iramanuka, haleluya, ikadukorera ibyiza, ikatunezereza. Ndakwifuriza rero muri kino gitondo, nshuti yanjye uri kuranyumva, kongera kandi gushimisha Imana, kuba ubuzima bwo kunezeza Imana, bwo kuramya Imana, kuko nayo izakunezererwa, izakwishimira, kandi nikwishimira izaguha ibyo umutima wawe wifuza. Dusenge dusaba Imana kuba ubuzima bwo kwiramya, kuba ubuzima bwo gukora ibyo ishaka, tuyinezereze, nayo izatunezereza mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turagushimiye kuko uri Imana igira neza, urakwiriye gushimwa iteka ryose. Iki gitondo Mwami, nifatikanije na bene data bariko baranyumva muri uyu mwanya, turasenga Mwami kugira ngo uduhe umutima wo kukunezereza, uduhe umutima wo gukora ubushake bwawe igihe byose, aho tuba turi hose Mwami, abantu batureba cyangwa se batatureba, uduhe Mwami kukuramya, uduhe kuguhimbaza, uduhe kugushira hejuru, uduhe gukora ibyo ushaka Mwami, kugira ngo natwe nitumara kukunezereza nawe utunezereze. Urakoze Mwami kuduha imbaraga zo kubaho ubuzima bwo kunezereza umutima wawe, bwo kugendana nawe no gukora ibyo ushaka. Ndasengera ubwoko bwawe bane nabo uyu munsi aho bagiye kujya mu mirimo itandukanye Mwami, reka ugendane nabo, ubahe umugisha mu byo bakora, ubabe hafi, uburinzi bwawe babeho Mwami. Amaraso Yesu Kristo abagote, imbaraga zose zabagwanya zitsindwe, ibigeragezo bahura nabyo Mwami ubahe imbaraga zo kubitsinda no kubinesha mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye kubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka abagire neza, mugire umunsi mwiza bwoko bw'Imana, mwarahezagiwe. Shalom.